muri kumwe rero na Pastor Kabanyana Vanice. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Reka twakire mugenzi wanjye Pastor turi kumwe. Imana iguhe umugisha Pastor, ni karibu. Nishimiye nanone kongera kubona no kongera kubana muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha Pastor, ni karibu. Ikaze cyane. Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Wakoze gusuhuza inshuti, abavandimwe, bene data, abo dukorana bose. Nanjye ndabashuhuje kandi abiyegereje mu izina rya Yesu Kristo. Ni ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kugira ngo twongere gufatanya, twongere kumvana ijambo, twongere kumva hari icyo Imana itugaburira muri iki gitondo. Reka dusenga Imana. Mana yo kwizerwa, Imana ikiranuka y'ukuri, iki gitondo cyiza turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Ugira neza Mana, uro kwizerwa koko, urakwiriye ibihe byose. Uyu mwanya tuguhaye ikaze Nyiringabo Mana, kugira ngo ururu kuganze, mwuka wawe aze ategeke hano hantu, afate ikirere, aganze, akora umurimo mu mitima y'abantu bose, iri jambo ribasha kugeraho. Urakoze byiringiro bizima, natwe ducishijwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru muri byose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza mwese. Imana yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa ikomeze kubagirira neza no kubagura muri byose. Iki gitondo rero tunejejwe n'Imana yacu ko turi muri uyu mwanya nanone, kandi tunejejwe no kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Twabategura ijambo ryiza, ijambo rigira riti kwiyambura umuntu wa kera. Kwiyambura ni ijambo ryumvikana ry'ikinyarwanda. Umuntu yiyambura ariko yabanje kwambara icyo yambaye, akagikuramo wenda nyuma cyangwa se bitinze cyangwa se kera. Rero muri kamere karemano yacu twasanze hari umuntu twambaye, umuntu ufunitse umuntu wacu w'imbere, umuntu w'inyuma ni umuntu twambaye. Hari umuntu rero twambaye kuva kera, ari we muntu Bibiliya yita umuntu wa kera. Uwo muntu wa kera ntabwo yashoboye kwihanganira kuba muri bwa buzima bwiza, bwa buzima bw'Imana bufite amategeko ngenderwaho cyangwa se inshingano ugomba kwitwararika. Ahubwo yaje guteshuka bitewe n'intege nke, agendera mu bushake bwe. Uwo muntu arasaza. Kubera iyo mpamvu uwo muntu ahinduka umuntu ushaje. Ni nk'umwambaro ushaje. Rero tujya tubwirwa amateka, tukabwirwa yuko kera bambaraga impu, hari izitwaga inkanda, hari izitwaga amashabure, ni amateka. Ariko igihe cyarageze baraziyambura, bambara imyenda yabagije yadutse igezweho. Uyu munsi rero turimo kukubwira kwiyambura uwo muntu wa kera washaje. Kimwe nk'uko umuntu yaba yambaye imyenda yashaje, umwenda wataye ibara, umwenda utamenya ngo iri bara ryari ubururu cyangwa umutuku. Hari igihe umwenda usaza ukajya wibaza uti hariya hasaga hati. Hari nyirango uyu munsi mu gihugu cyacu ntabwo abantu bakunze kuboneka, ariko kera hari ubwo wabonaga umuntu yambaye umwenda ukaba utamenye ko wavuye mu iduka usa, bitewe n'urugero ugezeho usaza. Tugiye kukubwira rero uburyo umuntu wa kera yashaje. Ushobora gusanga ukimwambaye, wambaye uwo muntu utakigira ibara, utazi ukuntu yasaga, ibara ryo yaremanywe utarimenya. Ariko ubundi muri kamere karemano ya muntu Imana yakuremanye ubwiza. Haleluya. Imana yakuremanye ubwiza nk'uko mbivuze, bitewe n'ukuntu umuntu yitwaye n'ukuntu yagenze. Wa muntu w'inyuma, wa muntu aza gusaza, ashaje, atibara, atumurongo, asa nabi, amera nk'ukuntu Imana idashaka. Uwo muntu rero ushobora kuba ukimwambaye. Wowe ukigendera mu nzira zawe no kwiyobora, wowe utagira umwuka wera ugutesha, uracyambaye wa muntu wa kera. Uwo muntu yarashaje, uwo muntu yataye ibara, uwo muntu nta shusho akigira, imbere y'Imana nta shusho. Yesu ashimwe cyane. Rero tuje kukubwira ngo
wiyambure uwo muntu wa kera. Kandi iyo wiyambuye hari ikindi uba witegura. No kuvuga ngo iyo wiyambuye niyo uri mu rugo rwawe ukiyambura ukajya muri dushe uba witegura kwambara usohoka usa neza. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Eka pastor tujye mu Befeso. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 4. Turahasoma imirongo migufi. Igihe rero urya muntu yari amaze kwambara no guhindana wa muntu wa kera twari twambaye, hari uburyo Imana yongeye kubigenza kugira ngo wowe nanjye tugire umugisha wo kwiyambura wa muntu washaje, ariko nanone turi bwambara undi muntu mushya. Niwe tubabwira rero yuwo tuza kwambara, niwe turi buze kubabwira. Ngiye guhera ku murongo wa 22 nubwo ari inkuru iturutse haruguru, ariko muraza kubyumva neza. Ku murongo wa 21 no wa 22 wenda hano hihorera. Abefeso 4:21-22. Niba mwarumvise mukigishirizwa mukigishirizwa muri ariko wahera ku wa 20 kugira ngo twumve uwo twumvise. Ariko mwebweho nimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu. Bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera. Ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Rekera aho ngaho, hagarara aho ngaho. Yesu nashimwe cyane. Uturutse haruguru umukozi w'Imana wavuze aya magambo yabwirizaga ubu buzima bushya bwo kwambara umuntu mushya. Noneho avuga haruguru ku mirongo tutagiyemo, yagiye avuga ibintu bitandukanye, ariko uhereye ahangaha aravuga ngo mwebwe ntago mwize Kristo mutyo. Ndatekereza ko wowe muntu wumvira ijambo rigeraho bwaba atari ubwa mbere uri mu bwirwa Kristo, ariko uyu munsi tumuzanye mu buryo bwo kwiyambura no kwambara. Yesu nashimwe cyane. Ati niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, bibabwiriza cyane cyane kuri wa 22, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu wa kera rero no umuntu ufitanye isano n'isi cyane. We uko bukene uko bwije aba yifitiye ibyifuzo bitandukanye nibyo umuntu mushya. Haleluya. Abashaka ibinezeza umubiri, abashaka iby'amaso abona akabona birarabagirana, abafite kwifuza, ariko ijambo ryatubwiye ngo uku kwifuza ntabwo ari kwiza, ahubwo kurashukana. Gushobora kukuroha mu nzira mbi, gushaka kukuroha mu rupfu, gushaka kukujyana kure y'ubushake bw'Imana, kuko ntago gushorewe n'ubushake bw'Imana. Nuko umubiri nuko muntu wa kera. Yesu nashimwe cyane. Nkuko navuze, Adamu yananiwe kumvira amabwiriza yo muri Edeni, ateshukaho gato, nakwita ngo ni gatoya. Ateshukaho gato yibwira ko ntacyo bitwaye, ananirwa kumvira amabwiriza. Uwo muntu aba ashyiriweho iherezo ko adashoboye. Yesu nashimwe cyane. Uwo mwambaro rero niwo twisanze twambaye, nawe ni wowe wisanze wambaye. Ntabwo ari ubushake no guhitamo kwawe, ariko nagira ngo nkubwire ngo uwo mwambaro umusaruro wawo ni ukugera mu nzira y'urupfu. Nguko kwifuza k'uyu muntu wa kera kurashukana gusa. Kurakubwira ngo genda usambane n'uriya mukobwa, urareba ukuntu uriya mudamu ari mwiza. Yesu ashimwe cyane. Uzi ko abagore bubatse n'abagabo bubatse bagira batya bagacana inyuma, umuntu agashyiraho umwete agatereta umugore w'umugabo anamuzi wenda pastor, atari kuvuga ngo umuntu bahuye ntazi ubuzima bwe, ni umuturanyi, akamutinyuka kandi akabanza agashudika umugabo kugira ngo nanagenda muri urwo rugo bibe ari ibintu bisanzwe. Uko kwifuza kurashukana. Abandi mwisanga mwageze muri gereza, ariko ujya kwinjira muri icyo kintu gitumye ujyayo wumvaga ari uburyohe, ari kwifuza kwiza, nyamara kurashukana.
Yesu ashimwe cyane. Abandi mukora ibindi bintu bitandukanye ariko bitewe no kwifuza kwa wa muntu wa kera ucyambaye. Ariko uyu munsi ikintu tuje kukubwira ni ukwiyambura uyu muntu wa kera, kuko kwifuza kurashukana. Iyo kutagutaye mu kanwa ko kwica amategeko y'ubuyobozi busanzwe butuyobora bw'isi ngo ujye mu gihano, biguta mu kanwa ko kwica amategeko y'Imana yakuremye, ibigambira ikakurema mu ishusho yayo. Noneho kuko gushukana ukagenda ukora iby'Imana yanga, iby'Imana yanga, ukazisanga wowe uri umwanzi w'Imana. Kandi mu by'ukuri utarigeze uvuga uti jyewe ubwo ngeze ku isi ngiye guhangana n'Imana, ahubwo ibyifuzo ukurikiza, kwifuza ugenderamo nuko wa muntu wa kera, wa wundi wananiwe kera, wa wundi wananiriwe muri Edeni, n'uyu munsi rero aracyafite uko kwifuza. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo dusoma mu itangiriro dusanga igihe ngo inzoka yavuganaga n'umugore ngo yagiye kubona abona urwo rubuto ni rwiza, kandi ngo abona n'urwo kugira gute kwifuzwa. Uranyumvira? Imana yarababwiye ngo ibi biti muzabirye uko mushaka, ariko iki ngiki ntimuzakoreho. Ariko we wa mwuka wo kwifuza yapfuye kuvugana na Satani buramwinjiye, ngo yumva urwo rubuto ni rwiza kandi ni urwo kwifuzwa, ararya arangije ashyira n'umugabo. Kwifuza rero kwatangiriye muri Edeni, kwifuza kutarangira, kwifuza ibibi, kutanyurwa. Haleluya. Ariko Bibiliya tubwiye ngo kurashukana. Kuntu rero wabireka uretse kwiyambura uyu muntu wa kera ugutera uko kwifuza, ukamukuramo rwose, nk'uko umuntu akuramo umwenda ushaje, nk'uko umuntu akuramo umwenda wanduye, nk'uko umuntu akuramo cya cyenda yahinganye yakoranye, akamvuga nko kubakanishi iyo bari mu magaraje usanga bambaye ibitaburiya byagiyeho ya mavuta byahindanye, ibindi hari ibyo botsa byahiye. Iyo avuye muri ako kazi rero agira ati akiyambura, mwahurira mu mujyi ntumenya ko ari wa wundi wasanze amavuta yamuhereye mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Turimo turakubwira rero kwiyambura wa muntu washaje, wa muntu wananiwe kera, wa muntu watewe no kwifuza agakora ibyangwa n'Imana. Uku kwifuza kurashukana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Pastor nyaruka uyigireho imbere unsomere mu turebe hano. Twasomaga mu Efeso ya jambo rindi tugiye gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi, sibyo? Abakolosayi. Hano ni amagambo Paulo yagendaga avuga. Paulo yarariho umwuka w'Imana, yamenye uyu muntu wa kera utera abantu kwifuza iby'isi, kwifuza gushukana, kwifuza gukora iby'Imana yanga, kandi ibyo bintu byose nta nyungu bifite uretse kukuroha mu kanwa mu kanwa k'umwanzi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi, tasoma mu bice bitatu. Pastor urasoma ku murongo wa 8 usome n'umurongo wa 9 urekera aho ngaho. Kadusome. Ariko none mwiyambure ibi byose. Mwiyambure ibi byose. Yesu nashimwe cyane. Twavuze kwiyambura umwambaro, twavuze kwiyambura umuntu, twavuze kwiyambura umuntu wa kera, ariko hano Paulo we yasobanuye ibyo twiyambura ibyo ari byo. Yesu ashimwe cyane. Watekereza ngo se ndamwiyambura nte? Niba nitwa kanaka ndabyiyambura nitwa irindi zina. Ariko hari umuntu wa kera ugira kwifuza gushukana ndetse kukajyana mu kanwa k'urupfu, noneho ibintu biba bimugize. Nibyo tugiye kumva ahangaha Pastor. Ariko none mwiyambure ibi byose, umujinya n'uburakari, nigomwa no gutukana. Yego. Kandi ntihakagire amagambo
ateye isoni yego aturuka mu kanwa kanyu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Umuntu wambaye wa muntu wa kera umubwirwa ni ibi ngibi nibyo bimuranga. Iyo isohotse wambaye umwenda runaka, umwenda w'ubururu, umwenda w'umweru, urangwa nuko bakubonera hariya bakabona umuntu wambaye iby'umweru. Umuntu wambaye umuntu wa kera rero ngibi nawe bimuranga. Umujinya, uburakari, igomwa, gutukana, amagambo ateye isoni, amagambo adakwiye kuvugwa. Pastor, hari umuntu twazanye nimugoroba mu modoka, yari yanteye ubwoba. Yinjiye mu modoka, urabona imodoka ibirimo abantu 30. Yinjiyemo ari umuntu umwe, twese aratuvuyanga. atangira kugaragaza yewe data. Noneho abantu bamwe batangira kumuvugaho bakavuga ati ariko wanyoye, agahurutura igitutsi, ntatinye nabo bana, akakimukubita hejuru. Je nari nafunze umunwa nenye umuntu wantuka rwose. Abantu barenze umwe. Aho yasohokeye navuze nti Mana urakoze. Neza abantu barenze umwe araducecekesha, ugize ngo aravuga akazana igitutsi gisa n'ijambo avuze. Urumva umwambaro we yari yambaye. Rwose nta kwihishira, amabara yagaragaraga. Kandi ubwo ntiyari gusa. Ntago izo mbaraga wazibona usohotse mu nzu gusa. Hari ahantu aba yabanje kunyura. Hari undi mwambaro aba yabanje kwinyuzamo akawambara. Akambara akikwiza, yarangiza akajya mu muhanda, akumva ni we wenyine. Yanatubwiye ati ubu nijye jyenyine uri muri iyi moto. Niwe wibonaga. Twari hamwe barabyibuka. Reka dukomeze turebe iyi myambaro, aya mabara y'uyu mwambaro. Umujinya, n'uburakari, n'igomwa, no gutukana. Kandi niyo akagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Icyenda. Nimukabeshyane. Ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. Imana iguha umugisha. Haleluya. Paulo biragaragara ko yavuganaga n'abantu bamaze kwizera Yesu bakaza mu nzu y'Imana. Ariko akibabajwe nuko abona bacyambaye ya myambaro yo bari bambaye bari hanze. Havuga ati noneho hano ku wa 9 avuga ngo ntimukabeshya nubwo mwiyambuye wa muntu wa kera, ariko ndavugana nawe ukimwambaye. Ntabwo ari wowe ukwiye gukomeza kwambara uwo muntu wa kera. Kuki wabigitangarirwa mu bantu? Kuki wagenda ari we bavuga ngo uriya mugabo mwamubonye, uriya mugore mwamubonye, mwamwumvise ibintu yavugaga n'ibintu yakoraga? Ariko uyu munsi ni umugisha wawe kugira ngo nawe wiyambure uwo muntu gutera ayo mabara. Ni wowe utukana, ni wowe usambana, ni wowe uriganya, ni wowe ufite ishyari, ni wowe ufite igomwa, amagambo agusohokamo, abantu barakwiganya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki wakomeza ari we wambaye uwo muntu wa kera washaje? Uwo nguwo ni igisazirwa. Nk'uko uyu munsi utasohoka mu nzu yawe wambaye inkanda, wambaye ishabure, wambaye ubusa. Erega abandi bambaraga n'ubusa, ariko nawe wari umwambaro wabo icyo gihe. Nk'uko utasohoka mu nzu wambaye ibyo bintu bya kera byarashaje, byavuye kuri mode. Rero uyu muntu wa kera nanone wananiwe kwihanganira amabwiriza, gukomeza kumwambara, nta kintu na kimwe byazakugezaho uretse kukugeza mu murongo wo kuba uri umwanzi w'Imana. Nakubwiraga rero ngo iyambure, ucyumvira ijambo, wumve ko atari wowe ukwiriye gukomeza kurangwa n'ayo mabara. Yesu ashimwe cyane. Nk'uwo muntu mvuze niba nyumva, urumva ni igitangarirwa. Ntabwo ari uko ari jyewe utumye amenyekana kuri izi ndangururamajwi, ahubwo niwe. Ariko nugira umugisha nawe niba ushaka kuzabona iki kiganiro ukiyambura uwo muntu w'ayo mabara, nawe Imana izakwigiza hafi yayo kugira inshuti gukunde kandi kwambika uwundi mwambaro mwiza nka wa wundi Imana ikire mu muntu yari yamwambitse. Yamwatuyeho ibintu bikomeye, iravuga ngo uyu nguyu ngo tugiye kure muntu mu ishusho yacu, ase natwe narangiza bumutware, atware ibyo naremye. Haleluya. Uwo ni wo mwambaro wahawe mbere hose. Ariko Adamu wa mbere amaze kunanirwa yambara umwambaro wo kwifuza gushukana, ukarangwa n'aya mabara twumvaga n'ayandi. Pastor, aya mabara hariho n'ayandi menshi cyane. Usanga rero wowe wambaye ari ayo ngayo. Aya niyo magambo agusohokamo, n'ay'urukozasoni, n'ayo y'ibitutsi, n'inama mbi, n'ukubutaba umwizerwa. Yesu ashimwe cyane. N'ugushukana, n'ugusambana, n'ubujura. Ariko nawe birashoboka ko wakwiyambura uyu mwambaro urangwa n'aya mabara, ukiyambura uyu muntu wa kera
yarananiwe kandi nawe aragushuka. Cya gihe yarananiwe aragushuka, ndetse Satani yamaze kuvuga ati ukora ibi bisa bityo uwo ni uwanjye nubwo atari we wamuremye. Rero turimo kuvuga ngo iyambure uwo muntu, ayo mabara ntago agukwiriye. Imana yakuremye gukunda. Yesu ashimwe cyane. Nubwo waba ugeze kure bingana iki, Imana irakwemera. Iyo ufashe icyemezo ukavuga ngo ariko nanjye ndarambiwe. Hari abantu benshi bajya bampamagara bakavuga ati mbigenze nte ko mbishaka bikananira, mbigenze nte ko mbigerageza bikanga. Iyemeze. Yesu ashimwe cyane. Ese kujya wiyemeza gukora ibindi bintu bisanzwe, ukiyemeza ugakora ubucuruzi cyangwa se ukaba umuhinzi cyangwa se ugashaka umugore cyangwa umugabo, ukavuga uti uyu mwaka ntuzarenga ngiye gushaka umugore, ngiye kubaka inzu. Ibyo bintu ukabyiyemeza ukabigeraho. Uragira ngo kwiyemeza kwiyambura uyu muntu byakunanira, kandi hari imbaraga z'Imana zikuri inyuma zigushoboza. Yesu ashimwe cyane. Iyemeze kwiyambura uyu muntu wa kera. Ibimuranga ni ibitwumvise, nibyo Pawulo avuze ngo none mwiyambura ibi ngibi byose. Hari ugutukana, hari ugusebanya, hari ukurwana, hari byinshi buri, hari ubusinzi, hari ubujura. Iyambura uyu muntu, ayo niyo mabara mugize. Yesu nashimwe cyane. Numara kumva ubihararutse ubihaze, tera intambwe gusa uvuga ngo ariko nanjye ndaje kugira ngo Imana ingirire imbabazi. Ni icyo ngicyo Imana igushakaho. Irakwambura uyu muntu wa kera washaje, hanyuma irakwambika umuntu mushya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo uzakomeza kuba wa wundi, ntabwo uzakomeza kuba rwiyamwa muri karitsiye, ntabwo uzakomeza, si wowe wenyine uzakomeza gufungwa. Nigeze guherekeza umuntu pastor, yari afitanye ibibazo na mugenzi we, muherekeza agiye gutanga ikirego muri RIB. Tugezeyo atangiye kuvuga ikibazo cye, ati umuntu ataravuga amazina ye. Umuntu wari baravuga ati ubwo ni kanaka, ariko urumva kuba ikimenywa bose mu bibi. Ati ubwo nguwo ni kanaka, nta wundi ubwo byerekeye aho ngaho, kandi bisoza ariwe. Abantu baramumenye bose. Ariko wakwiyambuye uwo mwambaro wabaye ikirangirire ku bibi, nyamara wabikirangirire ku byiza, wabikirangire mu murimo w'Imana. Haleluya. Uyu munsi turavuga aba bagabo ba Paulo, tukavuga na ba Stefano bishwe batewe amabuye, nabo babaye ibirangire kuko baguye ku murimo w'Imana kubwo kwizera. Ariko sinkubwiye gupfa kuko mubitinya cyane. Abantu barabitinya cyane. Ariko ndakubwira kwiyambura uyu muntu washaje, iyambura uyu muntu utuma ikimenywa bose ku bibi gusa, n'utarakubona akabaza izina ryawe kubera aya mabara. Iyambura uyu muntu washaje wa kera. Hari umugambi Imana igufitiye. Imana ikugirire neza kandi guha umugisha. Imana ni wowe yitayeho uyu munsi ubwo wumvira ijambo, nufata ingamba nziza, nufata icyemezo cya kigabo, ukavuga uti ngiye kwiyambura, ngiye gutandukana n'aya mabara. Umuntu wese yaramenye, abantu bose iyo bavuze, niyo bageze kuri RIB bamenya ko ari jyewe. Abaturanyi iyo bavuze ngo hari ibintu byabuze baravuga bati ubwo ni kanaka, niyo waba atari wowe. Kubera iki? Wabaye ikirangirire mu bibi. Aya mabara yose twumvise hano niyo aranga umwambaro wawe. Rero yamburiye umwambaro washaje, wavuye kuri mode, wavuye ku gihe. Hari undi mwambaro Imana igufitiye. Imana mu ijuru kugirire neza kandi guha umugisha. Amen. Karibu pastor. Imana guha umugisha pastor. Mu by'ukuri atweretse umwambaro wa kera, cyangwa atweretse umuntu wa kera dukwiriye kwiyambura. Ushobora kuba ufunguye none ukavuga uti umuntu wa kera ni umuntu ukuze. Ubu baravuga twebwe abantu bakuze, abantu bafite imyaka myinshi, buse turifuza. Oya, umwambaro yavugaga ngira ngo yabisobanuye kenshi, ni umwambaro w'icyaha ugutandukanya n'Imana. Ni umuntu w'icyaha, ni umuntu uremanywe gukora icyaha, ni umuntu ubana n'ibyaha, ni umuntu utanezeza Imana. Uwo ni wo muntu tubabwira kwiyambura, uwo ni wo muntu tubabwira gutandukana nawe, uwo ni wo muntu tubabwira wifuza ibitanezeza Imana, wifuza ibihabanye n'iby'Imana, wifuza ibibi bitanezeza Imana. Uwo niwe muntu tubabwira kwiyambura. Ntago ari uko ari umuntu ukuze, ntago ari uko ari umuntu ushaje, ntago ari uko ari umuntu wundi. Ni ukwiyambura uwo mwambaro w'icyaha wisanzemo wambaye, wa kamere, wisanze ufite iyi myenda y'ibyaha nk'uko yabivuze, umujinya n'ibiki byose. Uwo niwo tubabwira ngo mwiyambure, kandi turasoza tuberetse uwundi mukwiriye kwambara. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni ukwiriye kwiyambura,
uwo w'icyaha uwo wa kamere. Umuntu ashobora kuba ari aho pastor akavuga ati twebwe iwacu birazwi mu bwoko bwacu ntawe ujya ushaka adasambanye, yego, ntawe ujya ushaka atabyaye umwana uwo hanze. uwo ni umwambaro w'iwanyu waravutse usanga bawambaye, nawe urawambara kugeza n'aho ubyizera ukavuga uti byanga byakunda nanjye ntago rega nabicika, ntago mbaruta. Ugasanga uwo mwambaro urawikwiza cyane ahubwo aho kugira ngo urwane no kuwiyambura. Noneho ugasanga uratanga n'ubuhamya bw'uko rwose uwo mwambaro wawusanze kandi ugomba gukomezanya nawe. Umuntu akavuga ati ntibibaho mu bwoko bwacu, twarabyitegereje twarabigenzuye dusanga nibyo. Mbese muri make pastor barabifashe barabitagatifuza wa mugani babiha umugisha, ati guhera kuri barabyeza babiha umugisha, baravuga bati rwose ntawe uzabirenga nta n'uzabicika. Ni ukuvuga umwana wese uvutse avuka azi ayo mateka, yambaye icyo cyambara, akumva barabivuga, yakwigishwa, yarwana intambara yo gukora ibyiza, akumva n'ikintu, akumva iwabo barabivuga, bakavuga batariko twebwe nta mwana wacu ujya ushaka atabyaye hanze. Icyo gihe na wa wundi utari ubizi arabimenya. Kwa kuntu ko kwihangana yari afite no kugira ngo azave muri ibyo bintu, wenda yarumvise ko ari bibi ajya kumva bidashoboka. Burya mbese baranabivuze ko iwacu ariko bimeze bitahinduka. Uwo mwambaro rero niwo tubabwira kugira ngo muwiyambure. Yego wasanze iwanyu barawambaye, wasanze ba nyogosenge barawambaye, ba so wanyu barawambaye, ariko niba warageze amahirwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo mwambaro ntago uba ukwiriye kwiyumvamo ko ari uwawe. Yesu ashimwe cyane. Uwo mwambaro watandukanye nawe, ahubwo rwana intambara yo kutazongera kuwambara. Nubwo ayo mateka yabayeho, nubwo byagenze gutyo, ariko turakugira inama yo kwiyambura uwo mwambaro. None se ubundi ugira ngo ko ari amahirwe makeya, ugira ngo ibyo ni ishema? Kuba umuntu warashatse umudamu wawe atazi ko ufite umwana, noneho wajya kubona ukabona umunsi umwe umugore azindukiye iwanyu wawe aravuga ko uwo mwana ari uwe, ntiwabivuze, ntibizwi, nyine nakabanga wibitseho kandi. Noneho wajya kubona ukabona umuntu aramukiye iwawe, wibaza ngo ibyo bintu birashimishije? Wibaza se ngo uwo mwambaro ujya kumva urakubereye, uranezerewe kuko byagenze gutyo? Wowe ujya kumva ukavuga uti mana yanjye ndasebye, ndagaragaye. Kubera iki? Niba ari uwo mubana hari umwambaro yakubonaga w'urukundo, kuba nta kibazo, ariko yajya kubona akabona hari undi mwambaro wamuhishe wambaye atabonye. Iyo myambaro rero uwo muntu wa kera ukora icyaha agahisha, uhora wifuza ibibi, uwo niwo tubabwira muri iki gitondo, kwiyambura. Yesu ashimwe cyane. Niwo rwose tubabwira kugira ngo mwiyambure. Dukomereje muri iki gitabo pastor Abakolosayi ku murongo wa 10, komerezeho umanuke kuri uwo murongo wa 10, hanyuma twumve noneho tubereke umwambaro mukwiriye kwambara. Reka dusome ahandi twari turi Abakolosayi ibice 3 ku murongo wa 10. Murongo wa 10 haravuga ngo mukambara umushya, uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha. Impamvu tubabwira ngo mwiyambure uwo mwambaro wa kera wa kamere w'ibyaha, ni ukugira ngo mwambare undi mwambaro mushya w'ubwenge, umwambaro usobanutse wo kumenya ubwenge, ukabasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Noneho uwo mwambaro numara kuwambara, uwo nguwo utunganye, uwo nguwo wo kunezeza Imana, uwo wo kubaha Imana, uwo wo gutandukana n'icyaha, urabugaruye ya shusho
y'Imana muri wowe. yego Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Urabugaruye ya shusho Imana yakuremanye itekereza ko ariyo uzagenderamo ngo tureme umuntu ase natwe. yego Yesu ashimwe cyane. Niwiyambura uwo mwambaro w'icyaha uzambara umwambaro mushya wo kunezeza Imana. Uzambara umwambaro mushya utandukanye n'icyaha. Amina. Uzambara umwambaro mushya unezeza abantu. Abantu nibakubona bari bakuzi bazanezerwa, bavuga bati disi uriya muntu yarahindutse. Uzi ko yakize, uzi ko atakimeze kwa kundi, uzi ko utamubona ngo umenye ko ari we. Kubera iki? Wiyambuye wa mwambaro w'icyaha ubangamira abantu, uteye ubwoba, abantu bakubona bakakwishisha. None uyu munsi umuntu arakubona kumva aguwe neza, akakwifuza akavuga ati Mana yanjye uriya muntu yabaye umuntu muzima, Mana yarakize, ntabwo ushobora kumuranga umumenye. Burya rero iyo wiyambuye umwambaro w'icyaha ukambara undi mwambaro mwiza, abantu barongera bakakugarura icyizere, bakabona uri umuntu nyamuntu koko. Pastor nkomereza ku murongo wa 12. 12 aho ngaho. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Dore umwambaro tubasaba kwambara uyu munsi. Haleluya. Ngo mwambare nk'uko bikwiriye intore z'Imana, yego, nk'uko bikwiriye abantu bubaha Imana, nk'uko bikwiriye abanezeza Imana, zera kandi zikundwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi. Amina. Yesu ashimwe cyane. Hariya bavuga ngo twiyambure gutukana, twiyambure igomwa, twiyambure amagambo ateye isoni. Noneho dore umwambaro tubabwira kwambara. Yesu ashimwe cyane. Mwambara noneho umutima w'imbabazi. Amina. Yesu ashimwe cyane. Wiyambure biriya noneho ubisimbuza umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Imana iguha umugisha. Ariko na 14 iraryoshye. Na 14. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugira imitima ishima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo utiyambuye ngo ugire undi mwambaro wambara, bya bindi biragaruka, birahaza. Wa mwambaro wa cyera uragaruka. Nukuvuga ngo niba yambuye ni wambara ibishyashya, kareka ntabwo wambara ibishya. Yesu ashimwe cyane. Niba wari uvuye koga wakarabye, warangiza ugasubira muri wa mwenda wari urimo, niyo wakaraba abantu ntibamenya ko wakarabye. Niba wari uri kumwe n'umuntu utari wakarabye akaza akagusanga muri wa mwenda, ashobora kuvuga ati wenda yihanaguye ariko ntiyakarabye. Yaza gukaraba ntabwo aba yambaye uyu mwenda, ntabwo yasubira muri uriya mwenda. Noneho iyo tumaze kumenya umwambaro w'icyaha wambaye ukawiyambura, bisaba ko wambara undi mwambaro w'ibyiza. Yego. Yesu ashimwe cyane. Ugasimbura wa wundi w'ibibi ukambara umwambaro mwiza. Amina. Ukambara umwambaro w'urukundo. Niba wavugaga nabi ukambara umwambaro wo kuvuga neza. Niba watukanaga ukambara umwambaro wo kwihangana ntutukane. Umuntu yazajya kubona akabona rwose ntukiri wa wundi, akajya yibaza ikintu cyabaye. Nukubera iki? Wiyambuye wa mwambaro, urangije wambara undi. Abantu uyu munsi barabona umwambaro mwiza muzima. Amina. W'abantu babona bakishima, w'abantu babona bakanezerwa, w'abantu babona bagahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Mwambare umutima w'imbabazi. Pastor, hari umuntu ushobora nk'ubu kuba yariyambuye uwo mwambaro wa cyera,
ariko agasigarana umwambaro wo kutababarira. Akavuga ati ibindi byose nzabikora, ariko ntuzambwire kubabarira, kuko ibyo umuntu yankoreye ntago bishobora kwihangana, sinzabyibagirwa. Yego ushobora kutabyibagirwa pe, kutibagirwa icyo yakoze, ariko ushobora kumubabarira nubwo wakibuka, ariko udashyizemo ubukana bw'ibyo yakoze. Nubwo ugasanga umuntu avuga ati nubwo byagenda gute, nubwo banyigisha gute, ikintu kijyanye no kubabarira ntuzakimbwira. Mbese ukiyambura ibindi biriya byose pastor yatubwiye, ariko ukavuga uti kiriya njyewe ndakigumanira. Ariko umva ijambo uko ritubwiye, niba wiyambuye ambara umutima w'imbabazi, kwihanganirana uko umuntu agize icyapfa n'undi, mubabarirane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ibyo nibyo bikwiriye, niwo mwambaro ukwiriye kwambara. Pastor, reka tujye mu Bakorinto ba kabiri, rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5, nsomere ku murongo wa 17 wonyine. Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Subira muri uwo murongo pastor. Adusubiremo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amina. Imana iguha umugisha. Haleluya, amina. Umva uwo mwambaro wa kera wa kamere iyo umaze kuwiyambura. Yego. Iyo wiyambuye umwambaro w'icyaha, ibya kera biba bishize. Ibyo wari ufite, ibyo wagenderagamo, ibyo wakoraga biba bishize ako kanya. Imana iraguhanagura ukaba ubaye umuntu mushya. Nukuri. Ibya kera bigashira, bikarangira ukaba icyaremwe gishya. Urumva pastor? Uri ibya kera si bya bindi twumva. Ibya kera ni bya bindi, ni bya byaha, ni cyagomwa, ya mabara yose pastor yatwerekaga. Igomwa, ubusambanyi, ibindi byose. Ibyo byose uzi. Erega hari n'ibindi pastor tutazi, abantu bazi cyane. Ibyo byose iyo byiyambuye uba ubaye icyaremwe gishya. None pastor, icyaremwe gishya nukuvuga ngo Imana irakurema ako kanya, nonaha ikaguhindura ukaba umuntu mushya, ukaba icyaremwe gishya gitandukanye nuko wari uremwe, gitandukanye nuko wari uteye, gitandukanye nuko wari ubayeho. Nibyo. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe umwami. Pastor, nsomera muri Zekariya ibice 3 murongo wa 4. Ndashaka gusoreza aho ngaho. Mu by'ukuri turagira ngo tukubwire undi mwambaro ukwiriye kwambara, uwambare kandi uwakire kugira ngo ubone umugisha, ubone amahoro. Zekariya ibice 3 unsomere ku murongo wa 4. Zekariya ibice 3 ku murongo wa 4 haravuga hati: Marayika abwira abari bamuri imbere ati, ni mu mwambura iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yesu ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Imana iguha umugisha. Amina. Bene data, uyu Zekariya yari araho aza kwikanga yambaye imyenda y'ibizinga. Yari Yesu umutambyi. Imana iguha umugisha. Noneho aza gusanga yambaye iyo myambaro y'icyaha y'ibizinga. Yego. Noneho ako kanya ajya imbere y'Imana. Dore ikintu gituma rero wambara undi mwambaro nuko ujya imbere y'Imana. Ngwino imbere y'Imana ikwambure uwo mwambaro w'ibizinga. Yesu akimara kubona ko yambaye umwambaro w'ibizinga pastor, yagiye imbere y'Imana. Akimara kugera imbere y'Imana asanga marayika aramutegereje ngo amwambure ya myambaro y'ibizinga. Yego, nukuri. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nagira ngo nkubwire uyu munsi nta kindi gituma
ushobora kwamburwa uwo mwambaro ukambara undi ni ukuza imbere y'Imana. Iyo wabonye ko wambaye imyambaro y'ibizinga, imyambaro mibi, imyambaro y'ibyaha, imyambaro yo gutukana n'ibindi byose ukabona biragukwiriye, utera intambwe ukajya imbere y'Imana. Dore iyo ugeze imbere y'Imana rero, marayika arategeka ngo bakwambure ibyo uzanye, barabikwambura. mutabare mu mukiza. Imana ikagutabara, ikakwambura ya myambaro, ikakwambura bya ikagukuraho ibidakwiriye. Yamara kubigukuraho ntabwo ikurekeraho, ahubwo ikwambika undi mwambaro mushya kandi mwiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire wowe twigishije iri jambo kumva rikoze ku mutima wawe, ngwino mu nzu y'Imana. Niho umuntu yamburirwa uwo mwambaro akambika undi umwiza. Yesu ashimwe cyane. Ngwino wamburwa uwo mwambaro, ngwino wambika umwiza, ngwino utandukane n'icyaha, ngwino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ngwino aguhe umugisha, ngwino ugendere mu mahoro, ngwino ugendere mu gukiranuka, ngwino utandukane n'icyaha, ngwino bohoke. Akimara kugera wakira ubwenge, wakira amahoro, wakira urukundo, ari wo mwambaro twabwiraga mukwiriye kwambara. Ngwino uzi imbere y'Imana. Si ukubimenya gusa ngo nurangiza uceceke uvuge ngo ndabyumvisha ariko sinabishobora. Oya, byumve ariko uteye n'indi ntambwe, kuko iyo uteye indi ntambwe usanga marayika agutegereje akakwambura bya bindi byose waje wambaye, akakwambika undi mwambaro mwiza kandi mushya. Haleluya. Turabifuriza rero kwambara uwo mwambaro, turabifuriza kwiyambura uwo nguwo udakwiriye, mukambara umwambaro mwiza unezeza Imana, uhesha Imana icyubahiro, utuma abantu bose bamenya ko hari undi mwambaro mwambaye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uwo mwambaro nagakiza pastor, niko tubabwiriza muri iki gitondo. Muze mwakire Yesu, muze mwakire agakiza, muze muve muri izo nzira zanyu zituma mwambara ibizinga, muve mutandukane n'ibibi, mwiyambura uwo muntu washaje w'ibyaha. Mwambara umwambaro w'agakiza uguhesha amahoro, unezeza Imana n'abantu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusengane iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kandi turagushimye. Data, twumvise ijambo ryawe, tumaze kubona umuntu wa kera ko ari umuntu uheneberezwa n'ibyaha, wo kwifuza ibishukana byose biba biri muri we. Mwami wanjye Yesu, tubonye n'undi mwambaro dukwiriye kwambara w'agakiza. Turasenga mu izina rya Yesu, umuntu wese wumvise iri jambo ahabwe imbaraga zo kuza imbere yawe kugira ngo yamburwe umwambaro w'icyaha, yambara umwambaro wo gukiranuka, ahabwe umwambaro w'agakiza. Data, ugendere umuntu wese kandi umugire neza, umuhe gufata umwanzuro, umukomeze agendere mu nzira nziza ziguhesha icyubahiro. Urakoze Data, icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.